Gasonga Sandrine, mfite imyaka 19. Ubuzima bwanjye buri mu mazi abira nk'iki. Nanze kumvira inama za mukuru wanjye ngo nuko tudahuje ababyeyi bombi. Muri iyi si hari abagabo bamaze kwiyambura umuntu ariko bambaye uruhu rw'intama. Yaguye mu mutego witwa Gasheri wanjye, kumbi yari umukomisiyoneri wari ugamije kuncuruza. Birangira ngeze mu ibagiro, sinyikwiye gukunda ukundi. Reka uko mwene mpaye ntahari ariko mfite urashaka ifaranga z'umutekano ntazo naguha. Umutekano uzugurishwa ntabwo nje nzanisha umutekano ntabwo uzugurishwa. Duhaye dufite umutekano mwiza cyane. Ayo si ngombwa nkora iki kindi nimpa w'Imana nta faranga z'umutekano guha. Ntabwo nzanisha umutekano, ntabwo umutekano uzugurishwa. Oya no yo si ngombwa jewe. Okay, ntabwo mpaye mari uzo tubiganireho. Umpaye birugumbashe nzoza muri weekend proche. Asante. Konyine sigaresha cyane. Ahure ni bugumbashe. Uko nyine ko muhaye muja mu rukarabiro kare byogeze tumwe kujya he? Konyine ntabuzi ko hari abanyeshuri bari buze kudusura. Okay, ntabwo nari ntabwo nzi kabisa. Ahubwo duifaranga tuza kwakira. Hayi ifaranga. Uko nyine mwami mugiye kwa Kazungu amari abahereza yo mukeneye yame ashira mu ikaye. Takibazo. Wamuvuge gushiraniza. Tavuze ko wanyemereye ifaranga ryo kugura ikirato. Ifaranga z'ikirato. Ifaranga z'ikirato haja ikimwa rufite kasporo cyagiye he? Cyakindi narakikabuye. Ayi. Uko nyine ifaranga z'ikirato uzaze mukuru wawe namwe nyamuhereza ahubwo nari naribagiwe. Mani ntabwo izita gahozo na neti batiye muri zikari. Gahozo na neti nabi wabo uyu mutiko. Gahozo na neti ni baba mdogo wanjye. Ibyo muvuga ngo ni amaguti ibyo simbisi. Ubabone. Wabo deni arahirya. Ari bandi dokara ka etage hariya. Beti bariho dose. Wishushu. Yego sha. Nyine ntabwo nakubeshye. Ko nyine ahantu nyine mukaba twaguhurira kwegeranye n'akazi dadakoreraho niyo mpamvu. Yego sha. Kandi ntabwo yego. Kandi ntabwo nakuye phone nyine yahise yizi. Sawa nyine. Ahubwo se sheri waretse nkaza kusura mu kanya kuko Dadi na mama bagiye mu bukwe niyo mpamvu ntabwo bazaza vuba. Sawa ndahitaza. Niko Sandiri wavuye kuri telefone ukamfasha kuzinga imyenda kumukoza arwaye. Ndava muri ibi gutera ipasi imyenda ya Dadi kandi wowe icyawe no kurya gusa no kwirirwa uvugira kuri telefone n'ubwo buhumbi. Gezaho ngiyewe ninjya guteka. Undi se umukozi wahagiye. Siko nari soni ugira. Abantu nirwarishije ngo ngiye guteka. Ngo harya ngo ubuhungu ahubwo wabaye se ari isharu ugira. Kuko ntashe rugira. Ariko muko uzasya mvoma.
rwose njye guhaha ugira ngo ntinzatinze nguhereza kera ajya nsanga imboga zashize kuko nyine bibe ko turi abajene tugomba kuba nk'abajene ifaranga rero ifaranga nifite neza ifite gahunda ariko uzuha imboga z'amafaranga izifaranga zingahe shiriya ya yose rwose uko hano nta kintu usugira ungavure ashigende izutwara yongaye ntanga oya zutwara yongaye gende umuntu umugabo no ifaranga mufuka hobo ukumene gende okay sara rero saka kandi ibyo byiza sheri ntago ntinda ndaje wamuke ranga tumwe hano gukora hano ego ayo sheri n'abari ikitwaje ibirara sheri ibirara ayo ukomene muzamu bibirara nzama mpanye ukomene mpamagara inkera gutabara zameze bajana ku brigade arampeka ibirara vie twe nago turi ibirara twigana na gihozo mwanete ayiwe ukomene muzamu mw'ishuri na ukomene waga ku ndege hariya ntabwo yabona abantu bazabambara nka n'abakarani ntabwo bazabambara nkawe ntabwo muri abanyeshuri mba mwima shebe wazabanyeshuri ndabona abanyeshuri bisiti zuhamagara gahozo gahozo muze hano muzana muri abashitsi banyu ariko nzangire ibirori kera ayi uzumenyana n'abo bantu yewe ndekaye nagiye kera kubusa uzonzanira ibisambo hano uko nyine tubacize iki Ewa ni bya byuma tu ahubwo mwitukarageho Hey Bosco hano nta byuma tuza hano turabemera tu ahubwo mwatubwira indi tubakiza bebe ahubwo baramutse ufite babo wayidukaraga ubundi tukigira ibihaye ayo muza ahayava ngo ntabyuma biri hano abashitsi nta wawe bimike reka nze mbazane uko mbazane ibyuma bingahe wa gatatu kabisa twe watubasha wa gatatu ni bike udukarazu gatatu nyine tu gatatu ibyuma bitatu bitatu ayi ikaze mbazane ibyuma ntabyo urugo rwawe ibyuma ikaze mbazane ibyuma tumubwire vuga anigendere ngiye nigire mu isoko ntasanga imboga nziza zashize musigarane ibirori byanyu sheri nagiye kumwene namwe musa ibyuma bitatu paye mbazane ibyuma bine ni kwa mama ntacyo mwabura mu rugo uko mwene mwakira ibyuma si ibyuma mwasabye dore ngibyo aha ntacyo mwabura mu rugo kabisa byo biratandukanye umukobwa mwiza yarambwiye ngo nimbona umukobwa yinjiye mu nzu y'abasore nzajya murabona namake papa mbonye umukobwa mwiza yinjiye mu nzu y'abasore sambwiye ko nizaza mbona umukobwa mwiza nzajya murabona mbonye umukobwa mwiza maze kuba gasare maze guca kenge reka njye kureba ubwo n'ubwo ukabiriza okay noneho uncungiye ugume hano ntuhafi ndaje nigumaho ndaje Kingura. Nakubwiye ngo sohoka. Musohoke. Nakubujije kunzara abakobwa mu nzu zanjye. Nubu nkodesha ariko ntago nshaka kuva mu nzu. Sohoka. We mukobwa we guma ukumeze kandi uguma. We sohoka. Guma we mukobwa guma. We mukobwa gumaho. We guma. Sohoka kumwe sohoka. Sohoka. We gumaho kandi ukumeze. Gusaka. Reka musake.
baza batubeshera ngo mu ngo z'abasilamu ngo tuza tugira ibintu by'imitwe y'iterabwoba cyangwa ngo tuza tugira ngo ibintu by'ibisasu uko uza ntabwo nakubona ngiye kugusaka igira hino umusake neza ngiye kugusaka usake neza reka turebe kamusake kwanza reka mbanze nkinge neza ubundi musake ndagusaka sha ndagusaka reka nze musake sha ndagusaka ndagusaka